agasobanuye kameze neza cyane kabisa, murakabona. Urabona ko ibintu ari sawa cyane. Televiziyo turayireba live, ibintu rwose. Iyi website ni nziza cyane. Hi guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Nababwiye ko muri mwaka ngiye kujya mbagezaho utuntu tumeze neza, utuntu tw'udusirimu. Niyo mpamvu muri aka kanya ngiye kubereka website mushobora kunyuraho mukareba televiziyo zose zo ku isi kandi mukazireba ku buntu. Ukoresheje telefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe ukabasha kureba izo televiziyo zose. Hari video nakoze mbereka uburyo wakumva radiyo zose zo ku isi aho ushaka mu gihugu cyose ushaka kandi ku buntu. Iyo video irahari, wajya kuri Mixmax ukayireba, cyangwa se ndaza no gushyira link muri description kugira ngo uyirebe. Ndetse na video nakoze y'uburyo ushobora kuba wareba filime zose zazindi uzi zihenze dusobanuye zazo ku Netflix ukazireba ku buntu. Izo video zose zarakozwe. Akanya rero ibyo tugiye kureba noneho ni ukureba website noneho wanyuraho ukabasha kuba wareba televiziyo zose. Televiziyo nimba ngo zose wumve ko buri gihugu cyose televiziyo yose irimo wayireba. Okay, twagereka rero dutangiye mbereke uko iyo website ikora. Uraza rero kuri hano kuri Chrome cyangwa se ku yindi browser ukoresha. Nyuma kujya kuri Chrome noneho uze muri search, hano hejuru muri search wandikemo TV Garden gutya. Nyuma yo searchinga TV Garden uraza kubona aka TV Garden gafite iyi logo, niko uraza ukandeho gutya. Urabona handitse ngo watch free live TV from around the world. TV Garden stream live news, sport and entertainment, no subscription needed. Ngo bakubwiye ko ureba televiziyo zo ku isi kandi ube wareba live stream, ureba amakuru ndetse na entertainment kandi nta subscription needed. Ngo nta mafaranga ya bonoma bagusaba. Noneho uraza uhite uza ufungure iyi TV Garden yanditse gutya nkuko maze kubikwereka, uhakande. None umara kuhakanda gutya, ubwo irahita itangira. Okay, iraza gutya. Urabona kano kantu kaje ni umubumbe w'isi. Duhereye muri Afurika, niyo mpamvu bahise batuzanira umubumbe w'isi, ariko bagaragaza Afurika ko ariho duherereye. Noneho gutya kano kantu k'umutuku urakabona, aka kantu niko kagufasha kureba izo chaîne zose zitandukanye. Icyo ukora rero, urabona gutya hano iri hagati mu nyanja. Uraza ukamuvinga gutya, sibyo? Ugenda umuvinga aho ugeze, bagenda bakwereka igihugu ugezemo, ariko ni nko kuri muri buryo bwo kureba bwo kumva radiyo, nabwo bukoresha ubu buryo bwo kumuvinga gutya. Wowe uraza ugashaka igihugu ushaka kureba. Murabona hano hari Congo, hari Angola, hari Tanzania, hari Uganda. Tujya mu Rwanda. U Rwanda ni kano ni rutoya, harimo akantu gato cyane. Uraza ugashyiraho ka kantu k'umutuku, kano kantu k'umutuku gutya. Urabona ko hashiraza u Rwanda, noneho ugahita ukandaho gutya. Iyo ukanzeho gutya bahita bakuzanira televiziyo zo mu Rwanda. Biterwa n'izo ifasha ako kanya. Nuvuga ngo iyo ifashe izina 3, bashobora kuzamo na TV 10 na TV 1 na TVR, zose zizamo gutya. Rero iyo ugeze hano bahita bakwereka noneho televiziyo ziri ako kanya nyine, bashobora guhita bakugezaho byoroshye. Ukazamo bakweretse iyi BTN TV, baza bakwereka ngo BTN TV iri mu Kinyarwanda. Nuvuga ngo aka kanya bariho ibiganiro by'Ikinyarwanda. Iyo bavuze ngo KS2 Kigali Channel 2 iri mu ibiganiro biriho n'Icyongereza, cyangwa se yagiye n'indirimbo z'Icyongereza zihari, cyangwa se ifite subtitles z'Icyongereza cyangwa se z'Icyongereza. Noneho iyi TV 10 nayo iri mu Kinyarwanda. Iyo ushaka kureba televiziyo rero uraza ugahita uyikandaho gutya. Nyuma kwikandaho gategereza gato ikarodinga kanya gato, biterwa na internet uba ufite. Internet yihuta. Urabona ko hano TV iri live. TV rwose iri live. Ushobora kuza ukaba ati ngewe rero iyi mwabyumvishe. Rero hari igihe ushaka kureba indi televiziyo, uraza ugahita ujya kuri wenda iyi KS2 Kigali Channel 2 iri mu Cyongereza, akatubwira ko ari mu Cyongereza, cyangwa se wenda irimo indirimbo z'Icyongereza, cyangwa se biterwa n'ururimi nyine rurimo. Yes.
Okay, mwabyumvise ko iri mu cyongereza. Ushobora no kuza ukajya no kuri iyi TV 10 gutya, kanayo tuyumve. Yes, urabona ko yo iri mu kinyarwanda, nubwo hano bavuze ngo ni kinyarwanda. Noneho iyo ushaka gusubira inyuma uraza kuri kano kantu k'icyatsi karimo agafureshi kareba hirya k'umukara, ukakandaho gutya uba usubiye inyuma. Noneho iyo ushaka kureba indi televiziyo mu kindi gihugu, hano twaba turi mu Rwanda, n'ubundi uraza ukamuvinga, reka tujye hano muri Repubulika Demokarasi ya Congo, hano muri Congo, ukaza gukandaho gutya, aho wakanda hose upfa kuba washyizemo kano kantu izina ry'igihugu ryaje, ukaza ukakandaho n'ubundi gutya, bahita kwereka amateleviziyo yose arimo. Reka dufate yitwa Eden City TV gutya, iri muri France. Murabona ko hano yo iri muri France cyane, ko abakongomani bakoresha igifaransa cyane. Urumva ko uyu muntu ari kwigisha, ariko impamvu bavuze ngo iri mu gifaransa ni uko ifite izi bashizeho subtitles z'igifaransa, niyo mpamvu bavuze ko iri mu gifaransa. Uyu muntu akwigisha mu kiwabo. Reka dufate wenda la Sentinelle TV, nayo ishobora kuri mu gifaransa. Wabyumvise. None ikindi hababwiye, hano bagenda bakwereka n'intuza, bagenda bakwereka n'amasaha, amasaha iyo televiziyo iri gukoreraho. Ni ukuvuga kuvuga ngo radiyo, bitewe n'uko nakoze ikiganiro cyo kuri radiyo, ariko hano urabona ko iyi iri 5:35. Urabizi ko muri Congo tubasumbya isaha, mu gihe twe turi 6:35, ari 5:35, bibaye 6. Iyo ushaka gusubira inyuma gutya, ushobora kuza rero ukaba wakumva na radiyo wenda zo muri Aziya, nko mu Bushinwa. Dufate nk'iyo mu Bushinwa bahita batwereka n'isaha yayo, iyi ni isaha turimo. Urabona ko batubwiye indimi zihari, bo bari 12:36 z'umugoroba, mva badusizeho amasaha agera muri 6. Yes, dusize amasaha 6. Ushobora kuza rero ukumva nk'iyi, ariko ibirimi biriyo ni hatari. Cyakora nk'iyi iri mu cyesipanyol cyangwa se mu cyongereza, reka tuyumveho gatoya. Tegereza gatoya, bayise CGTN documentary. Yes, urabona ko TV iri live rwose, iri mu cyongereza. Reka dusubire wenda tujye muri Amerika, reka tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tujye naha United States of America. Niturangiza reka twumve televiziyo noneho zo muri Amerika kabisa, twumve uko bimeze. Turaza dukande hano, duhite tuza dufate abo bari 2:37 za mu gitondo. Mu Bushinwa babasumbya amasaha 12. Niyo mpamvu tuza dufate wenda iyi yitwa Free ABN Canada. Turebe. Mwabibonye ko turi kureba televiziyo zo muri Amerika kandi tukazireba live. Guys, iyi application ni sawa cyane. Ikindi hano ujye ku kano kantu ko hejuru, kano kantu kameze nka copy paste, hano ukakandaho bakuzanira televiziyo randomly. Hano ko tuzanira televiziyo Bini TV, ariko tujye ko playback cannot continue. Ushobora kuza ugafata izi zifashe randomly bakaguheza randomly. Murabyumva. Iyi niyo muri Hungary cyangwa se Hungary, Budapest. Mwazumvishe. Reka tuze dufate n'iyi, icyo kirimi sinzi ari igiki. Kirimi ntabwo nzi ari igiki. Reka dufate n'iyi ntabwo ibashije kuboneka neza. Reka twifatire iyi yo muri Washington DC. Izi zo uri gufata randomly. Okay, urabona ko ari ni nk'agasobanuye kano, agasobanuye kameze neza cyane kabisa, murakabona.
urabona ko ibintu ari sawa cyane. Televiziyo turayireba live, ibi bintu rwose iyi website ni nziza cyane ewana, nyine wirebera televiziyo rwose nta kibazo kandi ukabasha kuryoherwa. Guys rero ndabakunda cyane, nimba iyi video igufashije ntugende udakoze subscribe. Iyo ukora subscribe kandi iyi video uyihereze like, uyikore na share ndetse de notification muri comment. Ciao ciao.